ikigaragara cyo nahise mbona ko umukinnyi ukina muri Axe ariyo watabara ariko Mborenga ari wenyine n'isoro kabisa kuri kabiri. Noneho Mborenga areba ko ari wenyine. Bibari y'Abanyarwanda iyo yisanze muri nationale nta umusunika. Bibari ibibazo bikomeye cyane. Amera nk'umuntu uvuga ngo ko nakina kose. Emeza bite umunyanijeri uzabuca kuri urwo ruhande. Ikipe kare nk'aba munyamborezero uzaburucaho kuri piramide. Abahungu ba Nepo. Ikipe abahungu ba Nepo. Wena nako kanya no kumutera bahuriye ku kibuga cy'indege bakubita amazina y'iwabo mu byaro avuga atari ko se uyu munyarwanda uzi amazina yacu ko wagira ngo yatubyaye muri batise. Icyo gihe witwa Bruno Onyemesha arambwira ati Soprochukurarize ati janire Jesse izindi za ndani bavuga ngo kuri kabiri n'umwe ubu noneho no kuri gatatu hasigayeho Enzo gusa. Claude niyo mugabo ntazajyana n'Amavubi. Oh yes, yo ni breaking news. Gute rero yaravunitse gute yaravunitse ntazajyana n'Amavubi. Si ibintu byumvikana nandeze kutangiye kudidimanga Iberi nanjye arankaye ati match ya APR na ariko basanga yavunikiye mu myitozo. Claude niyo mugabo yaravunitse ntazajyana n'Amavubi. APR isubukura yese avunika kuko match yazamu yasoje nta kibazo afite. Ni match ya APR eruka gukina asanga abakinnyi bavunikira mu Mavubi ahubwo nako bavunikira mu myitozo. Ahubwo iyo byagenze gutya ikipe yaramaze guhamagarwa hari impamvu ifatika bashobora kongeramo umukino. Nahamagara Christian n'ubundi hano bibazaga kuko uvuze ngo utoye umwe wo kuri gatatu currently uvuga ngo uwo kuri gatatu n'umuzafatanya na Enzo wenda nakubeshya yaba ari Christian. Senyego kubeshya umuntu witwa Christian yaba ari Christian bigeze naho Christian kugeza n'ubu ngubu ntago ndabasha kumenya ibyo umutoza Eric uzasemurira umutoza mwenyewe wajya kunyomoza sobosho webyehorere bana ikintu gihari n'abataramu abapape barafite ari benshi umutoza mukuru. Reka nkubwire ikintu maze kubona ku batoza b'Abanyarwanda Nepo rwose yarahemutse. Aba batoza b'Abanyarwanda baza bungiriza mu ikipe y'igihugu abungiriza muri aya ekipe akomeye ibintu byo gushaka kuvuguruza icyemezo cy'umutoza witugenda my friend. Reka nkubwire wibeshukana ibyo niba ushaka kuharamba icecekere niba ushaka kuharamba icyo bita ndio bwana baho nk'umusemuzi ni nka fande icyo akubwiye bari ni itegeko ntacyo urenzaho ni ndio sa nose kubera iki kuki kuharamba kuki atavuguruza kandi abaje gukora iki. Reka nkwereke Ruvia nuvuga ngo iyo uzanye umutoza nk'uyu nguyu umwene gihugu ufite profile hiya Kocherike n'abandi batoza bagiye bongiriza abatoza b'abanyamahanga bakora kwa bakocha Jimmy Murisa nk'umuntu abenshi urumva ni n'Imana n'abakinnyi babaye abakinnyi b'Amavubi nyuma yo kuba abakinnyi baza kuba abatoza babafata nk'abantu b'inararibonye banatinze muri yo shampiyona yacu banatinzemo n'ahandi hantu henshi bagiye gutoza n'iki byose ariko izo nama barazijya ntibazijya ntago byakunda. Eric Nshimiyimana yaramutse yahamagara Christian ko yaramwireberaga mu mikino yakinnye ariko se uramunda sinoga ubu kuri gatatu nta mukinnyi hasigaye ni nkaho ntawe wasigaye mu bahamagaye. Ndabona abareyo hano bariho batwibutsa ko wa muntu umwe rukombo bahagarariye hari nawe no guhengekwa urumva n'ubushize yakinaga kane muri guhengekwa Ruvia mu isaha ya kabiri rero nkuko wari ubivuze turagaruka kuri byinshi cyane ariko hari dosiye ikomeye cyane ya Sebwato Nicolas umunsi w'ejo twayigarutseho. Sebwato Nicolas nzanye indi version kuva Huye Strida Iruware Kampala ngaruka Kigali nsubira Huye. Sebwato Nicolas amasezerano mashya muri Mukura byagenze bite ngo ntaje muri APR nkuko byari byavuzwe. Umutoza umuzamu afatiye Senegal mu ikipe y'igihugu ya CHAN byagenze bitazaza ntazaza ko yamaze kubona pre contract.